muzagende mumbwirire umusaza wa Repubulika Paul Kagame ati warakoze cyane kuba waremeye yuko FGCB iza mu murenge wa Nyanza mukadukura mu bwigunge, turabibatumye mu bituvugire. Akarusho rero jewe ikintu nahise nkunda cyane, nakunze ikintu bita dushe. Ababyeyi bari hano twari tugowe kimwe barabizi, ababyeyi twogaga nijoro, twikingirije ijoro, tukoga abana bari mu nzu. Ushatse koga ku manywa yahengeraga abana bagiye kwiga akoga. Ariko ubu ndabashimira abanyakubahwa kubw'inyigisho nziza mwaduhaye. Ubu ababyeyi bari hano mu by'ukuri tujya muri dushe tukikikinyura, imbyiro zikavaho, tukaviramo igihe dushakiye. Ndagira ngo mbaho ubuhamya twagendanye mu rugendo rukomeye cyane n'umushinga wa FGCB Rwanda. FGCB itaraza twari dukennye cyane, twari turi mu bwigunge bukabije. Nanjye ku giti cyanjye aho mpagaze ahangaha nari merewe nabi cyane. Abana b'iwanjye ntibigaga, umugabo wanjye yari umukarani atwara imizigo y'abakire, nanjye nafataga akazi ko guhinga bampembaga 700. Ayo mafaranga twinjizaga ku munsi mu rugo mu by'ukuri nta kintu yatumariraga, twaryaga rimwe ku munsi. Twagize amahirwe rero FGCB idufata mu bafatanyabikorwa bayo, mu by'ukuri twumva turanezerewe cyane kuko twahise tuva mu bwigunge. Aho tubi inyuma gatoya bataradufata, yewe nabaga mu nziva. Iyo imvura yagwaga nijoro twafunguraga umutaka tukipfuka, ubwo nta muntu yongeraga gusinzira. FGCB ikiza rero, ikintu babanje kudukorera baduha amahugurwa atandukanye. Twahuguwe bishoboka byose, ubundi dutangira gukora. Baduhuguye gukora imishinga iciriritse, baduhugura kujya mu matsinda, baduhugura gukora indyo yuzuye, baduhugura uburezi, baduhugura n'ubukungu. Twahereye mu bukungu tumaze guhugurwa kuko twatewe inkunga yo gukora imishinga iciriritse. Jye mu rugo iwanjye nahisemo gukora umushinga wo kugura ibishyimbo ndabigura. Maze kubigura bahise badutera undi mushinga wa kabiri, jyewe nahise ngura ingurube ibyara. Iyo ngurube narayoroye mu minsi mikeya itari myinshi, kuko ingurube muzi ko zibyarira amezi make. Ingurube yahise ibyara abana 5. Narabagurishije nkuramo 150. Ndangije nkubitanaho n'amafaranga nari maze kunguka muri wa mushinga wa mbere, kuko umugabo wanjye ibintu yakoraga kari akazi k'ingufu. Ayo mafaranga twahise tuyakusanya itajya gukora ubucuruzi bw'akabari bw'inzoga zipfundikiye. Umugabo aragiye aracuruza, nanjye nkomeza ncuruza, turacuruza biranadukundira. Rero nyuma yaho tumaze kubona inyungu, hari andi mafaranga bajyaga baduha bitaga ayo guhaha. Ari amafaranga baduhaga yo guhaha, jewe ntago nigeze nyahahisha, narayakusanije nyakusanya n'inyungu zimaze kuva muri bwa bucuruzi bubiri nababwiye hejuru. Kuko yanzu jewe numvaga imbabaje cyane yaravaga. Twahise dusana inzu, twese tuyasanisha inzu. Inzu twarayisamye dukuraho amategura, dushyiraho amabati, dukuraho inzugi z'ibiti, dushyiraho inzugi za metalike, tuyitera umucanga, turanayipavoma. Ubu aka kanya mba mu nzu irimo sima. Twubatse ibikoni, twubaka amadushe. Nta madushe twagiraga yo gukarabiramo, nta misarani twagiraga. Ubu dufite imisarani yujuje ibyangombwa. Akarusho rero jewe ikintu nahise nkunda cyane, nakunze ikintu bita dushe.
ababyeyi bari hano twari tugowe kimwe barabizi. Ababyeyi twogaga nijoro, twikingirije ijoro, tukoga abana bari mu nzu. Ushatse koga ku manywa yahengeraga abana bagiye kwiga akoga. Ariko ubu ndabashimira abanyakubahwa kubw'inyigisho nziza mwaduhaye. Ubu ababyeyi bari hano mu by'ukuri tujya muri dushe tukitikinyura, imbyiro zikavaho, tukaviramo igihe dushakiye. Twakomereje aho mu nzira y'iterambere ntago byarorereye. Twagiye ku imirire batwigishije gukora imirima myiza y'imboga, batwigisha gukora indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Twakoze n'imirima y'imboga, iyo tugiye gutegura amafunguro avanze n'ibyo byose tubasha gushyiraho imboga uko tugiye kurya. Banyakubahwa muri hano, mu by'ukuri inzara yari itumereye nabi, jyewe naryaga rimwe ku munsi. Muri uko kurya rimwe ku munsi nabwo ntitwanahagaga. Ariko ubu ngubu mbabwije ukuri, kuko ntabwo twigeze duhema mu nzira y'iterambere. Mu rugo iwanjye mfite inka, mfite amatungo magufi, ibyo byose iyo mbibonye numva nishimye, kandi amafumbire ava kuri ayo matungo nyageza mu murima, tugahinga tukeza imyaka. Ba bana basonzaga bakava ku ishuri babona ibyo kurya bihagije. Ubu turya 3 ku munsi, usibye yuko abagore bo turanakarenza, kuko akenshi umugore aba ari mu rugo akomeza nyine areba uko yigenza. Ndabibashimiye banyakubahwa. Twagiye ku burezi, abana bacu bari barataye amashuri, abandi nabo baracikije amashuri. FGCB ahiziye yaradutabaye, b'abana bacu bari barataye amashuri baragiye gushaka ubuzima, babashije kugaruka basubizwa mu mashuri. Abari baracikije basubizwa mu yandi mashuri y'imyuga ku bufatanye bwanyu na FGCB. Abanyeshuri babaye ibyangombwa, ibikoresho byo ku ishuri bishoboka, abandi nabo bajya kwiga imyuga. Ubu bize imyuga barimo baradoda, abandi bari mu mirimo itandukanye. Nta mwana w'i Nyanza yongeye kuzerera. Ibyo turabibashimiye banyakubahwa. Iyo umubyeyi yicariye mu rugo atekereza ko umwana we yagiye kwiga ari buze gutaha akabona ibyo kurya bihagije, umugore aricara akagereka akaguru ku kandi akavuga ati rwose FGCB yarakoze, mwadukuye mu bwigunge, turabibashimiye. Rero navuga ibintu byinshi kuko birahari byinshi cyane navuga. Banyakubahwa, nyiramaso yereka bikirinda kwirebera. Twebwe abaturage b'i Nyanza turashimira cyane FGCB yadukuye mu bwigunge, yatugejeje ahantu tutari gupfa tunageza ahubwo. Ndabashimire cyane, munshimirire abayobozi mwaduhaye, abakozi ba FGCB mwaduhaye. Byari bigoye cyane kugira ngo tunyurane muri urwo rugendo, kuko imyumvire yari mikeya, ibintu batubwiraga ntago twabyumvaga, turabagora. Ariko bigeraho tubona yuko gushaka ariko gushobora. Muze kubashimirira. Ndashimira ukuriye umushinga wa FGCB, nkashimira n'umuyobozi w'akarere n'uko FGCB izi Nyanza ikaza ikatugeraho tukabasha kuba duhagaze uko nguko mubona. Muze kubashimira. Ndagira ngo mbatumire abanyakubahwa, giye muzagende mumbwirire umusaza wa Repubulika Paul Kagame ati warakoze cyane kuba waremeye yuko FGCB iza mu murenge wa Nyanza mukadukura mu bwigunge. Turabibatumye mu bituvugire. Rero nkanye ku giti cyanjye nk'umugore, nanone muzagende mumbwirire Perezida wa Repubulika ati mu murenge wa Nyanza hari ababyeyi baragukunda cyane, muzamushimire, muzamubwira ati mu murenge wa Nyanza nta kintu bafite cyo kuguha, ariko icyo bagusabira ni imigisha myinshi ku Mana. Warakoze, namwe murakoze.